Nongeye kubasuhuza mwebwe mukunda gukurikira iyi televiziyo yanyu, televiziyo y'Abanyarwanda ndetse na buri umwe wese wumva Ikinyarwanda muri rusange. Nk'uko bisanzwe ngiye mukunze kubana mu nkuru z'urukundo ndetse kenshi na kenshi mu nkuru z'ubuzima, nitwa Gisa. Uyu munsi nongeye kugaruka mu nkuru idasanzwe, mu nkuru iteye agahinda ndetse iteye n'ubwuzu kuyumva. Niyo mpamvu ndimo ndakurarikira kuza kuyitega amatwi ndetse kugeza ku musozo. Bavandimwe mudukurikiye kuri uyu muyoboro wacu, nimunyegere kandi ikindi munega amatwi. Iyi si inkuru isanzwe, ahubwo ni inkuru idasanzwe ndetse ni inkuru y'urukundo. Urukundo rutarebaga ku maso ariko rwarebaga kure ndetse rukareba no ku mutima. Hari mu mudugudu mutoya ndetse umudugudu utaramenyekanye cyane cyane ku ikarita, ni umudugudu utaruzwi. Ari hatuye umusore witwaga Samweli. Samweli yari umusore ucecetse cyane, ukunda kwivugira makeya, wamenyereye nyine kwitonda cyangwa se gucisha bugufi. Umusore wari wararemerewe n'ubuzima ndetse bwaramugoye cyane. Uyu musore Samweli ise yari yarapfuye ndetse kandi ise apfa akiri mutoya, ndetse ikindi nyina yari arwaye cyane. Inshingano zose z'urugo zose zagwaga ku bitugu by'uyu musore ari we Samweli. Buri gitondo Samweli yabyukaga kare kare, nta cyumweru yagiraga cyo kuba yaruhuka. Buri munsi buri uko bukeye buri uko bwije yatekerezaga we yashaka akazi akariko kose kugira ngo abe yagakora, abashe kwifashisha cyangwa se kuba yatunga umuryango, yaba gutunda imizigo, guhinga ndetse guhingira abandi kenshi na kenshi kugira ngo ashake icyamubeshaho ndetse atunge n'iwabo. Ariko yaje kuba yahura n'umunsi, ndetse umunsi udasanzwe, umunsi utandukanye n'indi yose. Uwo munsi niwo wasaga nk'iyindi yose. Umunsi umwe ubwo yari arimo ava ku kazi ananiwe cyane, nibwo yicaye ku ntebe iri hafi y'umuhanda, nibwo yumvishe ijwi. Mw'ako kanya ijwi riririmba cyane ndetse ikindi rituje, rifite intimba idasanzwe. Samweli arahaguruka aritegereza, abonamo umukobwa wicaye hafi y'umuhanda afite inkoni y'abatabona cyangwa se inkoni y'abana n'ubumuga bwo kutabona. Imbere ye hari agasahani karimo ibiceri ndetse ibiceri bike cyane. Izina ry'uwo mukobwa yitwaga Rehema. Umukobwa wari impumyi. Abantu bamunyuragaho cyane bakamuseka, abandi bakamwita amazina amubabaza rimwe na rimwe. Nta n'umwe wigeze amubaza byibuze nuko ameze. Samweli yaramwegereye amuha amafaranga make yari asigaranye, nuko Rehema aramwenyura atamurebye cyangwa se wenda atamubona. Iyo seko yamusenze umutima, imutera imisonga. Aramubaza ati, ese ubayeho ute? Icyo cyari ikibazo umusore Samweli yabazaga umukobwa Rehema. Nuko Rehema acecekamo gakeya, hanyuma arangije aramusubiza mu ijwi rinyeganyega kandi ryuje ubwuzu. Nuko aramubwira ati, nabayeho nkeneye imbabazi kandi nkeneye imbabazi z'abantu. Muri make yari ateye imbabazi. Rehema yaramubwiye, amusobanurira ubuzima bwe bwose, ababyeyi be uko bapfuye akiri mutoya, indwara y'amaso itaravurwa yaje kuba yamwugarira burundu afite imyaka 12, nibwo yatatswe n'iyi ndwara y'ubuhumyi. Aho yasigiwe cyangwa se aho yasigaye, aho umuryango we wamusize baramwirukanye, bamwita umutwaro. Niko bajyaga bamubwira amagambo atari meza habe na gatoya ku muntu ufite ikibazo nk'iki ngiki. Namwe murabyumva. Nuko Samweli yumvise amagambo amuca intege, amarira amushoka ku matama ndetse ntiyaranabyiteguye, byaramutunguye. Kuva uwo munsi Samweli ntiyongeye kumureka. Yaramuganirizaga, akamuherekeza, akamuzanira icyo kurya nubwo nawe yari agikennye pe. Nuko Rehema bwa mbere mu buzima bwiwe yumvise ko hari umuntu umubona, ndetse kandi akamubona nk'umuntu atari impumyi, atamubona nk'impumyi gusa. Iminsi icyumweru
Ibyumweru biba amezi, urukundo rwinjira buhoro buhoro, buhoro buhoro rutera mu mitima yabo. Ariko Rehema yari afite ubwoba. Umunsi umwe aramubwira ati, Samweli, ndagukunda pe, ariko singushakira agahinda, simwifuriza agahinda pe. Nifuza ko uzabona undi, ndetse ubona neza, kandi ufite byose, ufite ejo hazaza. Nuko Samweli aramusubiza, ndetse amusubiza mu ijwi rituje, ariko riremereye cyane. Ati, Rehema, ubuzima bwanjye bwari bubi na mbere y'uko nkumenya, ariko kuva waraje cyangwa se kuva waza mu buzima bwanjye nibwo natangiye kumva impamvu yo kubaho. Abantu barabasekaga cyane, inshuti za Samweli zaramwihakanye. Bamubwiraga ko ari kwangiza ubuzima bwiwe, ariko ntiyigeze amusiga. Yakoraga imirimo ikomeye cyane cyangwa se ivunanye, ashaka amafaranga ndetse yo kumuvuza. Ntiyaryamaga. Iyo yabonaga ibyo kurya ntiyajyaga arya, Rehema atararya. Ntiyaguraga umwenda, Rehema ataravurwa. Ibyo bintu nibyo Samweli yarimitse mu mutima wiwe. Ariko ubuzima bwaragiye buramugora pe. Rehema yararwaye bikomeye. Abaganga ndetse n'abandi bantu bakomeye mu buzima cyangwa se bavura indwara z'ubuzima baragize bati, baramubwiye ati aramutse atavuwe vuba yanapfa, amafaranga ntayo, nta muntu wo kuba ndetse nta n'umuntu wo kubafasha tubona. Nuko Samweli ibyo byose byaramugoye, bimwivangavangira mu mutwe. Arangije afata umwanzuro wo kuba yagurisha ibye byose, ibyo atunze byose, nubwo bitari byinshi. Yahisemo kuba yagurisha inkweto, agurisha imyenda, agurisha na telefone. Nuko umusore yasigaye nta kintu na kimwe asigaranye usibye urukundo rwonyine. Rehema aryamye ku buriri aramubwira ndetse aramwongorera ati, mu by'ukuri umunsi nzaba mpfuye uzamenye ko nishimye, uzamenye ko mpfuye nishimye, kubera ko hari umuntu wankunze ndetse ankunda by'ukuri. Rehema yaje gupfa. Igihe kimwe cyarageze Rehema aza gupfa, atarareba ndetse amaso ye atarafunguka byibuze ngo amurebe. Ariko yari yaramubonye ku mutima. Ku munsi bamushyinguraga, Samweli yicaye hafi y'imva ararira, ndetse arira cyane atabasha no kuvuga. Kuva uwo munsi ntiyigeze akunda undi muntu. Yabayeho abwira isi ati, urukundo nyarwo ntirubona amaso, rubona umutima. Ayo ni amwe mu magambo umusore Samweli yakundaga kuvuga. Mwakoze kudukurikira, kandi ikindi murakoze kuduha amatwi yanyu. Niba utarakora subscribe kuri iyi channel yacu, ndagushishikariza kuba wakora subscribe, ikindi ugakora like, yaba na ngombwa ugakora share, ukaduha na comment muri comment section. Inkuru nk'izi ngizi nakagaruka. Njye mwumvaga mw'iyi nkuru nitwa Gisa.